ntiyumva, ntareba, ntabona, ntanagenda. Hari igihe nibaza ntese nzamukingirane mu nzu nigendere, nabwo umutima ukandya. Ni ukuri ijuru ritabaye nanjye ryantabara rikandengera, kuko ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye, ibintu byarandenze nako ku giti cyanjye mba numva nta kibazo, ariko iyo ansonzanye ndababara cyane. Reka nongere mbashimire kandi nongere mbaye kaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi ndetse isaha ku yindi, umunota kundi, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza aho muherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Banyita Emi nk'ibisanzwe, nyarukira kuri Instagram yanjye kandi wa following ubundi ubuzima bubashe kugenda neza. Ndi hano ikagugu, nagiye gusura umuryango, ni umukecuru n'umusaza babana, ariko mbere yuko batwibwira uyu n'uyu baravukana. Ushobora kubabona gutyo ukagira ngo ni umugabo n'umugore, ariko baravukana. Baduhamagaye bavuga yuko bari kubirukana mu nzu, nta bushobozi bafite, ariko tugiye kuganira twumve bimeze bite, twumve uyu mupapa afite ikihe kibazo cy'uburwayi, ubundi dukomeze tuganira. Mama, tugwaye ikaze mu kiganiro. Murakoze. Ni ukuvuga ngo ngiye nitwa Mukankusi Makurata. Uyu musaza wanjye yitwa Bandora Pierre, ariko ku rindi zina nyine bakamwita Kiragi, kuko ntiyumva, ntareba, ntabona, ntanagenda. Mu ngingo ntakora. Ni ukuvuga ngo tumaze igihe kirekire, uburwayi bwe bw'uburagi yarabuvukanye, guhuma yahumye nyuma, ariko nabwo ahumye ni igihe kirekire cyane gishize. Nari mfite ubushobozi bwo kumutunga nanjye nkitunga tukabaho, ariko ubushobozi buza kunshirana, imbaraga ziba nkeya. Ni ukuvuga ngo iyo ngiye kugenda nsiga mukingiranye mu nzu, nkafunga, kwituma yituma mu nzu, ibintu byose abyirangirizaho. Kurya arya ari uko hari icyo nabonye, nkaba ntakibonye, inzara ikatwica. Ariko ikibazo cyane kituremereye ni icy'ubukode bw'inzu. Ubukode bw'inzu nabona nagiraga gutya nkakora ibiraka, nkabona amafaranga yo gukodesha. Noneho ngeze baturashaje nta kiraka washobora, naba ngiye gusaba akazi k'ubuyede, bati nta kintu washobora. Naba ngeze mu kazi ko gushaka kugira ngo mfure, bati we ntabwo wavuguta imyenda ngo yere, bakanyamagana. Ubwo nkaza mu minsi mike nkafata inzira nkajya gufunguza ibyo kurya nabibona nkaza tukarya, twabibura tugasaza tukaryama. Ariko noneho igihe kigezemo bene inzu baranyihanganiye, maze amezi 2 ntishyura. Abigeze bati sohoka ugende. Nareba ahantu namujyana hakanyobera, narano kumusiga mu nzu ngo nigendere nabwo bikanyobera. Mpitamo kuvuga nti reka mbitabaze munkorere ubuvugizi, namwe murebe uko meze nawe. Nta mbaraga mfite, ndashaje, nawe arashaje, murebe icyo mwankorera mwangezaho. Uburwayi bwe bwamufashe ryari? Uburwayi bwe kuba ikiragi yarabivukanye no kutumva yarabivukanye. Ariko ni ukuvuga ngo amaze kugenda uko yakuraga niko yagendaga ahuma, ariko cyane yaje gukora n'impanuka, yampanuka cyane no kugira ngo bimuzahaze cyane. Byagiye bituruka ku mpanuka, yigeze kugongwa, niba ari imodoka niba ari moto ntabwo mbizi. Bampamagara ko ari kwa muganga, ndagenda ngewe nsanga akaguru kabaye nk'agacikamo 2, tuba kwa muganga igihe kirekire. Avayo kuva icyo gihe niba yakurije ubumuga bwo mu maguru. Ubwo rero guhuma agenda ahuma, arindi yatsiratsiza neza. Ubu ntabwo ari kubona, ntabwo areba na rimwe, ntabwo areba n'ubu ngubu wabibona, ntabwo areba. Ntabwo areba. Ni ukuvuga ngo rero nkimara kugera ahangaha nabanje kujya musiga hanze ngo ndebe, nagaruka nkasanga abana bamukubise, bamuteye amabuye, akaberwa umuteye amabuye uwo ari we. Ni ukuvuga ngo niyo namuha ibiryo ngomba kubitereka iruhande rwe, ntamukozaho akaboko akabiciramo cyangwa akabihirika. Mbese ubwo ni ukuvuga ngo ni nk'aha nijye maso ye, ni nk'aha nijye bugingo bwe. Ni ukuvuga ngo muravukana cyangwa n'umugabo? Turavukana gutya mu nda ya data na mama, gutya turavukana. Muvuka muri abana bangahe? Twari twavutse turi abana 9, ariko ni ukuvuga ngo barapfuye, hasigara ngewe na Kiragi. Bose barapfuye? Bose barapfuye.
hasigara umukecuru wacu, umukecuru nawe aza gusaza ashaje, ndavuga nti nta kundi byagenda, n'ikiragi nsigiye ni ugomba kumurengera. ubu na mukecuru nawe ntabwo ariho? Ntawe uriho, nta muntu n'umwe uriho. nta bana wigeze ubyara? nabyaye abana 4 banjye barapfa. ahasigaye ndavuga nti nzarwana naho na kiragi nta kindi, kuko nyuma y'icyo gihe nta wundi mugabo nongeye gushaka. narekewe nicara na mama arindi yasaza, nta wundi mugabo nongeye gushaka. umutware wawe? umutware wanjye nawe yari yarapfuye, nawe yitabye Imana. ku buzima bukomeye. Sasa aha turi i Kagugu, muhamaze igihe kingana iki? aha turi Kagugu ubu no kuvuga ngo ngiye kuhamara umwaka. ubundi nagendaga gutyo nimuka ngenda gutyo. ubu uyu munsi twicaranye ahangaha ndabona n'ibintu byawe wabisohoye, bimwe bihora bizinze. kubera yuko kubisohora no kubera yuko ubundi mba naravuyemo muri kira cyumweru, nkagumya nkinginga nyir'inzu, buri munsi akaza akambwira ati sohoka. noneho bigeze mfata imipangu yo kujya mbyuka mu gitondo, kubera ko nari narabizinze, kujya mbyuka mu gitondo ntafite aho njya, nkafunga nkagenda nkagaruka nijoro, nkongera bugacya nanone nkazinduka nkafunga nkagenda nkagaruka nijoro kugira ngo atambona. hari igihe umuntu abura ikintu avuga, akabura n'icyo akora. iyo witabaje abavandimwe bawe bimeze bite? abavandimwe ngira usibye abantu b'abaturage, bamwe nibo bangira impuhwe bakaza bakambaza batese muheruka nko kurya ryari, akagiye mubwira ni mbese abibona gutyo cyane nk'umubyeyi hirya ngaha Korodina n'ukunda kunyitaho cyane, n'umudamu uri inyuma ahangaha dukunda kwitaba amapasi, nibo bakunda kunyitaho cyane, bakaza bakambaza batese umeze gute na kiragi, nkababwira bati fata icyo kurya, nkamutekera nkamuha. ari umubyeyi Korodina, ari n'umubyeyi uri inyuma ahangaha witwa amapasi, cyane nibo bakunda kunyitaho cyane. nibo bakunda kukwitaho? nibo bakambaza bati bimeze bite, bakareba icyo baguha n'icyo bakumarira. ni ukuza arumpaye agafu k'igikoma, arumpaye akanusu k'umuceri, nuko nabona kirajya ariye nkashima Imana. abagize unkubita 500, avuga ntireka nyene ubwo umufungo w'ibijumba ni utubuka, ariko none kiragiye yarye ejo neje akongera akarya. ni ukuvuga ngo ni wowe umwitaho mu umwitaho, myambarire, mu mibereho? ni njye umwitaho ku kintu icyo ari cyo cyose, mu myambarire. abagize nk'umuntu mfungurira urabona ipantaro yambaye ukuntu umeze, yabakimaye nkakimuzanira nk'uko nguko, nuko ni njye umwitaho ku kintu icyo ari cyo cyose, ni njye umwoza muri byose. mama ihangane kandi tukubwire ngo ukomere kandi ukomeze kwihangana. Imana niyo izi ubuzima bw'umuntu kandi ni nayo idupangira ubuzima bwacu bwa buri munsi. Njyari igihe nibaza ntese nzamukingirane mu nzu nigendere, nabwo umutima ukandya, isi igihe namubaniye ubu ngubu si bwananiye, si bwagize gute. ubwo abagiye babona ibibazo byanjye nibo bampaye nomero yanyu, avuga ati bitabaze, nibo bagomba gutabara mu kibazo cyawe. ariko cyane wama ahantu mva nkamenye, nkavuga nti ndahanaha cyangwa se mfite ubushobozi bwo gukodesha, nta muntu ubagara hejuru. ubuyobozi bwa hano barakoze? abayobozi ba hano baranzi, ariko noneho kubera yuko abantu benshi baba bababaye, baba bavuga bati murindire inkunga nziza tuzabaha rwose, baranzi. bajya banagufasha? nta kintu bamfashaho, kumfasha gusa nuko gusa bankomeza bakambwira bati nta kibazo, inkunga nziza nawe uzafashwa mu bandi. sasa n'ubundi ibintu byose ni ubwumvikane. sinzi nimba waba ufite nimero ya nyir'inzu hano tukamuvugisha, wenda tukumva nimba hari ikintu dushobora kuba twavuga. ntayo mfite rwose, usibye yuko gusa uwo muntu ureberera izi nzu ze niwe utuye n'ahangaha, ariko nimero za nyir'inzu ntazo nzi. nawe nta nimero yigira y'uwo muntu? ntayo. iyo bari kugusohora abakubwira ngo iki nimba abona ibibazo ufite? abambwira yuko nawe kandi ntabwo namurenganya, nawe arazireberera, ntabwo arize, nawe arazireberera, kandi nyir'inzu nawe bamuhamagara ati niba batashoboye kwishyura nibasohokemo hajyemo abandi.
naho uwo dukodesha ubu ngubu nyine uzireberera rwose ntako atagize yaranyihanganiye amezi 2 arashira nawe ntabwo ari we rwose nawe ntabwo ari we nawe ntago ari ubu kirage amaze kugira imyaka ingahe kiragi bize tuvuga nk'ubu yavutse muri 53 ubwo rero imyaka ye nk'ubu ngiye ntabwo nabiterateranya ngo uzabishobore kirage yavutse muri 53 ni ukuvuga ngo umwitaho kuva ryari uko bwije uko bukeye nta kindi kintu nakora ntabanje kumwitaho nk'ubu bararwaye ndimo ndibaza ukuntu ndi bubone ibinini bye nabyo bikanyobera nk'ubarwaye inkorora nk'ubu ndabona ukuntu ndashaka ukuntu nabona ibinini bye nabyo bikanyobera uburwayi bumaranye hafi igihe kimwe cyane ko wenda yavutse atavuga yavutse atumva atavuga ari niki buragiye yarabuvukanye no kutumva yarabivukanye ariko guhuma ahumye nyuma kiragiye bafite imyaka 68 wowe ufite imyaka ingaho ngiye navutse 5 ngiye navutse 63 arakurusha imyaka myinshi ni myinshi kuko hagati yanjye nawe harimo abandi bana aribo babo ngaho bapfuye ni myinshi ntawe n'abana yigeze agira nta mugore yigeze ashaka mbuze ikintu mvuga mbuze ikintu nkora ariko reka nsabe abantu bankurikirana umunsi ku munsi turashyiraho nimero zawe umuntu ukeneye kugufasha yagufasha cyaba ari 1000 yaba ari 2 ariko tukareba ko ubuzima bushobora kuba bwabasha kongera kugenda neza no kuri ijoro ritabaye nanjye ryantabara rikandengera kuko ibintu birakomeye ibintu birakomeye ibintu byarandenze nako ku giti cyanjye mba numva nta kibazo ariko iyo nsonzanye ndababara cyane si umuntu uzabwira ngo jya kwihahira nanjye aho ngeze batereka data nta ntege ufite ngo zakora iki ngiki sinavuga ngo ngiye kwaka akazi k'ubuyede ngo nkabone sinavuga ngo ngiye kwaka akazi ko mu rugo ngo nkabone ariko ni igihe cyo kugira ngo nanjye ndengerwe uteganya gukora iki none ubu uteganya gukora iki se ko uburyo umuntu ateganya icyo akora afite nk'ubu ngubu ni ukuvuga ngo mfite ubushobozi mfite amafaranga ntabwo nabura ikintu nakora ntabwo nabura ikintu nakora ariko muri byose kuvuga ngo ngiye gukora iki n'iki ikintu cyanshimisha mbere nuko nabona ahantu mba ubu ni ukuvuga ngo mu muryango wanyu mwese musigaye nta n'umwe uriho ni njye nawe gutya ni njye nawe gutya kandi ukuvuga ngo ubu ngubu niyo ndwaye njye ndabimuhisha kuko iyo ndwaye nkamubwira ngo ndarwaye aremba kundusha akagenda agatekereza akagera kure cyane ubwo ni ukuvuga ngo niyo ndwaye ndabimuhisha ntabwo nirwa mbimubwira wowe mubasha kuvugana tubasha kuvugana mucira amarenga nkamubwira gutya ntibariya ni gutya cyangwa se gutya na gutya nkamucira amarenga cyangwa gutya nk'ubu yabuze ambwira ngo nimwogoshe akazana intoki zanjye ngo ningire gutya urumva byose mucira amarenga ariko nkayamucira ku ntoki gutya ubu ngiye gutya ntiyambona ntabwo yakubona n'umunsi n'umwe ntabwo se wakubona we ntureba birababaje kandi ubwo twageze aha ndabizi abanyarwanda ni abanyamutima reka twizere hamwe no mu gusenga turareba ko hari ikintu kiri bubashe gushoboka cyangwa no gukunda gusa njye ngize amahirwe cyangwa se bigakunda nkaba nabasha kuvugana na nyir'inzu nibwo byadufasha kurushaho nyir'inzu nta nomero ze ngira na nyir'ukuzisigarana nawe nta nomero ze ngira
ukuntu izo nomero zaboneka ntabwo nkuzi. ni ukuvuga nta nubwo agenda kugenda ni ukuvuga ngo agenda amufasha agendera no ku kabando. Agendera no ku kabando. Ariko ku buryo nk'ubu ntabwo namuvana aha ngaha ngo mugeze nk'ahariya kuri sitasiyo ruguru agenda. Ageze hagati nyine aya maguru ye akashaka akamurya, urumva akamurya ubwo agahita asikira agasa n'upfukama. Ubu yigeze gukora impanuka ururimi rucikamo kabiri, mujyana kwa muganga barongera bararuteranya. yasigira icyo ubwira abantu badukurikiranye kugira ngo dusoze. Ikintu nabwira abantu badukurikiranye ni uko bose bareba uko bameze, niba bari mu kundeba bagashaka ukuntu bambonera ubufasha, rwose bagashaka ukuntu bambonera ubufasha bakandengera, kuko igihe cyanjye cyararangiye, igihe cy'imbaraga zanjye cyararangiye, ariko nabo bagashaka ikintu bamfasha. watubwira nimero zawe za telefone? Nimero zanjye za telefone ndazifite, nk'ubu baka agatelefone singira telefone, agatelefone nako natiye shyiramo umurongo wanjye kugira ngo ndebe ukuntu nagumya kujya mbahamagara. Nomero zanjye za telefone reka nzibabwire zananzisomera abantu nizezerwa na 23. Izo zo hejuru, ariko ku buryo munambuze mwashakira no kuri izo ngizo zo hasi. Nimero yiwe ni 0788 71 08 92 reka nzisubiremo. Iba muri mobile money. Ibaruyeho nde? Ngewe amazina Mukankusi Makurata. Yes, nimero ya Mukankusi Makurata ushobora kuba ufite 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 kugira ngo tumufashe turengere n'uyu musaza. Wamuhamagara kuri 0788 71 08 92 0788 71 08 92 cyangwa se iyi nimero yindi yampaye ni 0788 16 70 356 0788 16 70 356 niyo nimero turaza kwishyiraho, muraza kuyibona kandi tugire ikintu tumufasha kandi tumurengere. Mama, reka tugushimire no kuba wagize ubutwari cyangwa no gukomeza kugira ubutwari bwo gufasha uyu muntu. Nukuri murakoze, mugize neza rwose, mugize neza. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, na leta rwose yabashyizeho kugira ngo mukorere ubuvugizi abantu nk'aba ngaba, nayo ndayishimiye. Imana nawe guha umugisha ubuse mwokabyara ne kwihangana. Nyirinzu yagwaye igihe kingana iki? Ubundi n'iyi saha mu kanya yampamagaye ati sinagusangeho, kuko yaranyihanganiye rwose, yaranyihanganiye. Nishyura 23 bambaye 25 niyo wishyura. Niyo nishyura. Ubwo rero Imana yo mu ijuru indengeye, na leta ikandengera, kabona ubufasha bwo kwishyura inzu, mwamugize neza. Twaba tugize neza. Yes, ikintu wasaba abayobozi bawe? Ikintu nasaba abayobozi banjye nuko nanjye ikibazo bakimfashamo. Ikibanze gikenewe no kubona aho. No kubona homba icyo kurya, burya n'icyo kurya biragendana, kuko burya wariye nawe aranezerwa, ariko ikintu cya mbere ni ukubona homba. Ikintu cya mbere ni ukubona aho uba ndetse n'icyo ushobora kuhakora kugira ngo ubashe gutunga kiragi. Nese reka mbashimire kandi nawe ngushimire. Reka nshimire abanyarwanda wa mutima mugira. Ushobora no kuvuga ati wenda wamuhamagaye uramubura, ukavuga ati reka mpamagare nimero ya Yawe TV, bya nimero mujya muduhamagaraho ya yindi 0783244777.
0783222277 ubundi turengere uno mubyeyi Makurata, tumurengere turebe yuko yabona imibereho, yabona ubuzima. Burya koko ubuzima bisaba kuba wariye, kuba umeze neza mu buzima. Kiragera arwaye, murabona ni umusaza buriya imyaka 68 n'imyaka myinshi, ariko ugeze kumbwira ngo abana bawe bose barapfuye. Bapfuye muri jenoside? Oya, ntabwo bapfuye muri jenoside. Mbese njyewe Imana yari yarampaye, urebye ni nk'urubyaro rukeya, ariko uko rwabaye rukeya siko narutunze. Abo nibo nari nabyaye mpagarira aho ngaho mpita nanacura. Bagiye bicwa n'uburwayi. Mukecuru wihangane rero, mwakoze kubana nanjye. Nitwa Emi Nyawe 2020. Njyewe mwarantumye ngo njye mbarebera abantu benshi bagiye batandukanye bafite ibibazo bigiye bitandukanye, mureke tubafashe. Sevinge ejo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza. Ndetse ikindi twibuke gusengera abanyamurenge, bamerewe nabi, nago bameze neza, barimo barakorerwa iyicarubozo. Mureke dukomeze kubasengera twese hamwe, tuvuge ngo save Murenge, ubundi buzima bwabo nabo turebe ko twabusevinga, twabasha kubugarura. Nimba ufite icyo wakora gikore. Ibi bitangazamakuru byacu nibyo bibereho, tuvugire buri bantu bose, tube ijisho rya buri muntu, dukundane, nibyo Imana yadutoye. Imana ibahe umugisha.